nyuma y'ibyo Nyagasani ahitamo n'abandi 72 maze abohereza imbere ye babiri mu migi yose n'ahandi hose yajyaga kunyura. Arababwira ati, imirima yeze ni myinshi ariko abasaruzi ni bake. Nimusabe rero nyir'imyaka yohereze abasaruzi mu mirima ye. Ngaho nimugende, dore mbohereje nk'abana b'intama mu birura. Ntimugire icyo mujyana, kaba agasaho k'ibiceri, waba umufuka, zaba inkweto, kandi mwirinde guhera mu nzira muramukanya. Urugo rwose mwinjiyemo mubanze muvuge muti amahoro kuri iyi nzu. Nihaba umuntu w'amahoro, amahoro yanyu azamusakaraho, nahabura azabagarukira. Mugume muri iyo nzu munywe kandi murye icyo babahaye, kuko umukozi wese akwiriye igihembo cye. Ntimukave mu nzu mujya mu yindi. Umujyi wose muzinjiramo kabakira, muzarye ibyo babahereje, mukize n'abarwayi muhasanze, kandi mubabwire muti ingoma y'Imana ibari hafi. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Uyu munsi tukwizihiza umunsi mukuru wa Mutagatifu Vincent Paroti, akaba ari nawe umurinzi n'umuvugizi wa paruwasi yacu. Ni umunsi mukuru ukomeye mu buzima bwacu bw'abakristu, kuko nubwo bwose ku rwego rwa paruwasi tuzawizihiza ku cyumweru gitaha, ariko uyu munsi ni umunsi wo kugira ngo twongere twiragize Imana, twiture amasengesho yacu, twishimire ku mpano ikomeye yaduhaye muri Mutagatifu Vincent Paroti, tuyisabe kandi n'umugisha wayo kugira ngo natwe twese dutagatifuze. Ko nk'uko nabivuze mu ntangiriro y'iki gitambo cy'Ukaristiya, iyo twizihiza abatagatifu ni ukutwibutsa ko twese umuhamagaro wacu wa mbere ari ukuba abatagatifu. Umutagatifu si ukuvuga ko ari umuntu ubaho ari ikimanuka, ahubwo ni umuntu nkatwe, wambaye umubiri nkatwe, ariko akagira iyo mpumbero yo kubaho anogeye Imana kandi anogeye n'abantu. Ngiki icyo natwe tuza gusaba rero kugira ngo Vincent Paroti mutagatifu adusabire mu buzima bwacu, tubeho tunogeye Imana kandi tunogeye n'abantu. Uyu Vincent Paroti batubwira yari umusaseridoti w'umutaliyani wavutse mu 1795. Batubwira ko ubuzima bwe bwabaye igitambo gihebuje yaturiye baba bakene, baba urubyiruko, zaba imfungwa n'abandi bose bari mu kaga gatandukanye. Batubwira ko mu buzima bwe yitaye cyane kuri roho z'abantu b'inzego zose, abasivili kimwe n'abasirikari, abitegura kwiyegurira Imana, abarwayi, indembe, kimwe n'imfungwa ngo zaciriwe urubanza rwo gupfa. Ikindi gikomeye tumuziho nuko mu 1835 yashinze urugaga rw'iyamamazabutumwa gatolika rugizwe n'abapadiri, rugizwe n'ababikira, abafuriri n'abarayiki, yongera kwibutsa buri muntu wese wabatijwe ko ari intumwa. Umuntu wese wabatijwe ni intumwa ya Kristu, ahamagariwe kwitangira ubutumwa butandukanye muri Kiliziya, agafatanya n'abandi, maze bakarushaho kubaka ingoma y'Imana mu bantu. Muri bimwe rero Vincent Paroti yakomeyeho cyane, yakomeye mu gushimangira ukwemera. Ngo abantu bagira ukwemera, kwere kuba kwa kwemera gusa kujegajega
kwa kwemera ko hejuru, ahubwo abantu babashe gushimangira ukwemera, babashe kwigiramwo amizero, hanyuma ibyo byose bigaragarizwe mu rukundo, urukundo rw'Imana n'urukundo rwa mugenzi wacu. Ngibi ibyo dukura kuri Mutagatifu Vincent Paroti, nk'uko twumvise muri aya masomo matagatifu amaze kutubwira, bati urukundo nyakuri ruritanga, urukundo nyakuri rwihanganira byose, urukundo nyakuri ruriyumanganya. Pawulo Mutagatifu mu gisingizo cy'urukundo twumvise mu isomo rya kabiri, we yavugaga ati naho nagira ubumenyi bungana bute ariko nta rukundo mfite, ntacyo naba ndicyo. Ngo naho nagira ubuhanuzi busobanura byose ariko nta rukundo mbigiranye, naba ndi nk'icyuma kibomborana gusa. Ati naho nagabiza ibyo ntunze byose nkabiha abakene, ariko nta rukundo ntacyo naba ndicyo. Urukundo nyakuri rero ni urwo ngurwo rwihangana, ni urwo rwitanga rukitangira n'abandi, ni urwo ngurwo rutikuririza, ahubwo rurushaho kumenya nyine gusaranganya n'abandi. Isomo rya mbere ryo batubwiye bati ikindi kandi ni ugusangira umugati wawe n'umushonji, ugacumbikira abakene batagira aho bikinga, wabona bambaye ubusa ukabambika, kandi ntiwirengagize n'umuvandimwe wawe. Ugaharira umushonji igaburo ryawe bwite, kandi ugahembura uwazahawe, bityo nawe urumuri rwawe ruzarasira mu mwijima, ijoro ry'irwijiji rihinduke amanywa y'ihanga, kandi uhoraho azakuyoborana ubudahwema, azaguhaze mu gihe cy'amapfa, amagufa yawe yakomeze, umere nk'ubusitani buvomererwa cyangwa nk'isoko idudubiza kandi ikagira amazi adakama. Uyu munsi mu kwizihiza Mutagatifu Vincent Paroti, twebwe abamwiyambaje, ngibyo ibyo tugomba gusaba Imana kugira ngo iduhe wa mutima ugira urukundo, rwa rukundo rutari urw'uburyarya, rwa rukundo rutari urwo kwiyerurutsa, rwa rukundo kandi rwo mu bikorwa. Gasanga umuntu araje aragutakambiye, aragutakita, nyabuneka wamfunguriye, nyabuneka wantabaye, maze nawe ukagenda ukamubwira ngo yewe ngo ihangane. Ihangane se igifu kirabisya? Urukundo nyakuri rugaragara mu bikorwa, urukundo nyakuri rugaragara mu buzima, ntabwo ari kurwo ku magambo gusa. Uyu munsi kandi tugasaba Imana Nyagasani ikaduha n'iyo ngabire yo gukunda Kiliziya. Twumvise mu Ivanjiri ngo Yesu Kristo yongera gutuma n'abandi babiri, arabatuma ngo nimugende. Batubwiye ngo nyuma y'ibyo ngibyo atuma n'abandi 72 bivuga ngo mu miryango yose ya Isiraheli, agatumwamo babiri ngo bagende. Buriya arabatuma kugira ngo ntuzakore umurimo wenyine, ibyo uzakora byose uzabikorane na Kiliziya. Muri kimwe tuvana kuri Vincent Paroti Mutagatifu ni ukumenya gufatanya n'abandi, la collaboration, la coopération, kumenya gukora ibintu utabikoze wenyine, ukabikorana na Kiliziya mu murongo wa Kiliziya, ukabikorana n'abandi, bituma bibasha kurushaho kugutagatifuza, bikagutagatifuza n'abandi. Ukirinda gukora ikintu cyose witandukanyije na Kiliziya. Nayo mpamvu Vincent Paroti yashizemo imbaraga zikomeye cyane kugira ngo abarayiki bumve kandi bagire umwanya wabo ukomeye muri Kiliziya. Kiliziya ntabwo ari y'abapadiri gusa, ntabwo ari y'abihaye Imana gusa, buri muntu wese wabatijwe aba ari intumwa y'Imana igomba kwamamaza inkuru nziza. Niyo mpamvu twavuze ngo nimusabe nyiri imyaka yohereza abasaruzi, kuko abakozi abasaruzi baracyari bakeya mu murima we. Dusabe tugira abarayiki benshi beza, bitanga bakitangira Kiliziya, bitanga bakubaka ingoma y'Imana mu bantu. Kandi ikintu gishimishije twumvise n'uburyo igihe Nyagasani Yesu Kristo abohereje, yarababwiye ngo ntimugire ibintu mujyana, byaba amakanzu abiri, byaba inkoni, byaba amafaranga, byaba ibindi, ntimugire ibyo mujyana, kugira ngo mutazakeka ko yenda ubutumwa bwanyu bushingiye kuri ibyo ngibyo mutunze, ahubwo ubutumwa bwanyu muzabushingire kuba batumye, kuba bahamagaye, bityo azabatagatifuze kandi abongerere umugisha w'Imana. Natwe rero dusaba iyo ngabire yo kumenya kwitanga, yo kumenya gukunda Kiliziya, yo kumenya gufatanya n'abandi, yo kwibuka ko twese turi intumwa. Muri bikeya ushobora gukora nk'umuntu wabatijwe, umenye ko uhamagariwe kurushaho kubaka ingoma y'Imana mu bantu,
kandi ugaharanira ubumwe. Uyu munsi mukuru wa Vincent Paroti tuwizihiza kuri itariki ya 22 turi mu cyumweru cyo gusaba ubumwe bw'abakristo, ubumwe bw'abakristo gatolika n'abaprotestanti n'andi madini, kugira ngo twese twumve ko dutahiriza umugozi umwe, twirinde za ntambara z'amadini, twirinde bya bindi biducamwe ibice, ahubwo duharaniye kurushaho kugira ubwo bumwe nk'abakristo, ubwo bumwe bw'abana b'Imana bidufashe kwiyubaka no kubaka kiliziya yacu. Nkomeje rero kubifuriza umunsi mwiza mutagatifu Vincent Paroti, akomeza dusabire, akomeze dutakambire. Uyu munsi buri wese yongera atera agatambwe mu bukwemera, yongera atera agatambwe mu butungane, yongera atera agatambwe mu rukundo, cyane cyane rwa rukundo rw'Imana ndetse n'urwa mugenzi wawe. Muri kado nasaba buri wese kugira ngo ahe Imana tunyuze kuri mutagatifu Vincent Paroti ni kado y'urukundo. Iyo tuvuze urukundo turusanga ahantu hose, n'abanyabyaha hagati yabo barakundana, n'abajura hagati yabo barakundana, ariko akarusho k'urukundo rw'umukristo ni ugukunda ukageza naho ukunda umuntu kwanga, naho ukunda umuntu gutoteza, naho ukunda umuntu kuvuga nabi, wawundi ukomeza kujomba ibikwasi. Uyu munsi imwe muri kado tugiye kubasaba, tuza guha Imana kandi tunyuze kuri mutagatifu Vincent Paroti, buri wese arebe mu buzima bwe wa muntu bafitanye akantu, wa wundi utagukunda cyane, wa wundi se yenda nawe ukunda gahoro, wa wundi se yenda ugutoteza, wa wundi rimwe na rimwe muhura ukumva inzoka yo mu nda irabyutse. Hari abantu muhura rimwe na rimwe kubera ibyo yagukoreye ukumva inzoka yo mu nda irabyutse, cyangwa ukumva umusatsi ukuvuyeho. Uyu munsi mu kwizihiza uyu munsi mukuru wa mutagatifu Vincent Paroti, uwo muntu akubera ituro, umuture Imana, umuture Nyagasani, kugira ngo amasengesho tuza kuvuga kuri uyu munsi adutagatifuze. Uwo nguwo mutumvikana, uwo nguwo mutamwabanaga murebana y'ingwe, uwo nguwo mutisanzura gaho uronka ingabire n'imigisha by'Imana byo kumwakira nk'umuvandimwe, byo kumwakira nk'umwana w'Imana, byo kumwakira nk'inshuti, uzabironkeramo umugisha w'Imana, maze ubuzima bwacu bwose bukomeze kubaho mu mahoro no mu byishimo bituruka ku ijuru, kandi ibyo dukora byose bikomeze kutwegereza ubwiza bw'Imana. Mbifurije rero umunsi mwiza, uyu munsi wongeye kudufasha kwegera ubwiza bwa Nyagasani no kurushaho kwakira urwo rukundo ruturuka ku Mana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nimuhaguruke twamamaze ukwemera kwacu. Nemera Imana imwe, Data ushobora byose, waremye ijuru n'isi, n'ibiboneka